Reka twongere gusuhuza abantu badukurikiye baduteze amatwi ku muyoboro wacu wa Vision Health TV. Amahoro Nyagasani atanga abe kuri buri umwe wese. Ikibazo nk'uko murimo murabibona, ikibazo cyo kwibazwa, bigenda gute iyo umuntu ari mu rukundo? Ese iyo umuntu agiye gukunda undi bigenda gute, cyangwa se ubwonko bwacu ni ibiki biba birimo birajya mbere kugira ngo umuntu abone umuntu yumva aramwishimiye? Ese ni iki umuntu ashobora gukora kugira ngo asigasire urukundo hagati y'abantu bakundana, cyangwa se abashakanye, cyangwa se barimo barafiyansanya, kugira ngo urwo rukundo rukomeze kuramba ndetse rukomeze kubaka umurunga uhamye, rwe gukomeza gutentebuka? Reka rero dukomeze tujya mbere. Ubundi iyo bavuze ijambo urukundo ntago ari amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa muri rusange birajyana. Niyo mpamvu uzasanga abongereza bivuga ngo the action speak louder than the words, cyangwa se ibikorwa birivugira cyane kurenza amagambo. Ntago umuntu ashobora kuvuga ko akunda ariko ugasanga urwo rukundo ntago ruherekezwa n'ibikorwa. Niyo mpamvu urukundo nyarwo rw'ukuri ruherekezwa n'ibikorwa bifatika bigiye bitandukanye, ibyo umuntu agirira mugenzi we, amagifti n'ibindi byose bigiye bitandukanye, ari byo biza gutuma uwo mutima uwo nguwo ushituka, nawe akabasha kuba yumva nawe yiyumvamo mugenzi wiwe. Ni ibiki biba birimo birajya mbere mu bwonko bwacu mu gihe umuntu abonye umuntu akamwishimira? Inshuro nyinshi iyo amaso yacu arebye umuntu, ni umusore arebye umukobwa, cyangwa se umukobwa arebye umusore, akumva aramwishimiye, akumva aramukunze, hari ibintu by'ingenzi uwo muntu agenderaho ajya gukunda uwo muntu. Icya mbere, ushobora kureba isura yiwe n'imiterere yiwe, ibyo bigakurura amarangamutima yawe ndetse bigatuma ubwonko bwawe bwohereza imisemburo igiye itandukanye ishinzwe gutuma uwo muntu umwiyumvamo, ukumva uramukunze. Uko akugaragarira, imyitwarire ye n'ibindi bitandukanye mu bijyanye n'isura, uburanga bwiwe, ashobora kuba ari inzobe cyangwa ari igikara, bitewe n'uko imiterere yawe ya kimuntu isanzwe ikunda mu buryo bugiye butandukanye. Icya kabiri, imico cyangwa se karagiteri ziranga uwo muntu. Ushobora gusanga ari umuntu ufite imico myiza, w'inyangamugayo, ugira ubugwaneza. Ibyo ngibyo bigatuma wowe mu nzozi zawe ubona yuko uwo muntu ari umuntu udasanzwe, bikaha amahirwe yuko ubwonko bwawe bukururira uwo muntu kumwiyumvamo, ukamukunda. Icya gatatu, guhura kenshi. Iyo muhura kenshi bitewe n'ibikorwa musangiye cyangwa se musanzwe mukorana, ushobora kuba muhurira mu kazi cyangwa se mukunda guhura inshuro nyinshi, noneho byakongeraho mu miterere yawe yuko hari ibyifuzo by'imiterere yawe, ukaba wumva wifuza umuntu azaba ari inzobe cyangwa se ari imibiri yombi, azaba ateye mu buryo bugiye butandukanye. Ibyo ngibyo na ya mico yiwe, noneho ko guhura kenshi bikagukururira kwiyumva ko uwo muntu ari umuntu udasanzwe, bityo ukumva amarangamutima yawe, ukumva impagarike yawe irimo iragukururira kugira ngo wiyumvemo uwo muntu umukunde. Ikindi, guhuza ibitekerezo cyangwa se similarite. Iki ngiki cyo ni igihe murimo murapangana ikintu cyose, usanga nta muhuriza ku ngingo imwe, nimba ari iby'imishinga mukabiganiraho kandi bigatera bijya mbere. Ibyo ngibyo rero, uko kuganira ku mishinga yanyu, gutekereza buri kimwe cyose, ntihagire aho umwe atiyumvamo mugenzi we cyangwa se igitekerezo cya mugenzi we ugasanga ni ibintu by'ibihushane. Ibyo ngibyo byumva yuko ubwanyu murimo muragenda mwuzuzanya, byose bigatuma mwumva murimo muriyumvanamo. Bityo rero urukundo hagati y'abantu bakundana rutangira ari urukundo, navuga yuko urukundo rw'ibyishimo. Noneho urwo rukundo igihe kiraza kikagera, rimwe na rimwe hari abatabisobanukirwa bakagira ngo urukundo rwarashize cyangwa se rwaragabanutse, ariko siko biri. Ahubwo urwo rukundo rukomeza kugenda rutera rujya mbere, noneho bikava kuri urwo rukundo rw'ibyishimo, cyane cyane rwa rukundo ruri romantic love, noneho rukagera ku rukundo rwa friendship,
navuga yuko ni ubushuti noneho muba mufitanye bikagera ku gika cyo kubahana ndetse no kubakana n'ubwuzuzanye. Nguko uko urukundo rugenda ruzamuka mu ntera, buri umwe wese hamwe aba atakiba mugenzi we amwiyumvamo, yaramaze kwakira imico yiwe, inenge ze yaramaze kuzakira, buri kimwe cyose avuga ati ndamutse nkoze iki ngiki cyababaza umukunzi wanjye, aho ngaho naho urukundo ruba rutuje rutekanye, mwarageze ku gika cy'uko mwese ubwanyu mwuzuzanya. Bigenda gute igihe umuntu atangiye urukundo? Mbese ubwonko bwacu bigenda gute? Ese niyihe misemburo idufasha kugira ngo iyo umuntu amurebye umuntu amutandukanye n'abandi, nimba ari umusore akumva amuhisemo, akumva niwe ugomba kuzamubera umufasha, nimba ari umukobwa akumva uwo niwe uzamubera umutware w'urugo? Bigenda gute kugira ngo umuntu arebe undi amwishimire? Ubusanzwe ubwonko bwacu bufite imisemburo igiye itandukanye, ifite n'akazi gatandukanye, ariko amaso yacu niyo dukoresha turimo turareba. Iyo urimo urareba amaso yacu, iyo shusho y'uwo urimo urareba iragenda ikagera ku bwonko, bityo ubwonko icyo bukora ni iki? Icya mbere, bwohereza umusemburo witwa dopamine. Uyu musemburo ukaba ari umusemburo uzwiho nk'umusemburo w'ibyishimo. Uyu musemburo ukaba ukunda gufasha abantu kwishima cyane. Ukareba umukobwa, ijisho ryawe ryamurebye, ya miterere yiwe, bya bindi byose twabonye, ibintu umuntu ashobora kugenda agiye gukunda umuntu, ari byo bimukurura gukunda umuntu, noneho ukabona uwo muntu ibyo bintu arabyujuje, noneho ubwonko bugahita bwakira yuko uwo muntu ari umuntu udasanzwe, bwarangiza bugasekereta uyu musemburo witwa dopamine. Ikindi kintu kivuga kuri uyu musemburo wa dopamine, uhora muri wowe wumva utekereza cyane kuri uwo muntu wabonye udasanzwe cyangwa se kuwukunda. Icya kabiri, ubwonko bwacu bwohereza umusemburo witwa oxytocin, akaba ari umusemburo witwa bonding hormone. Akaba ari umusemburo navuga yuko yo kumva yuko musa nkaho harimo umurunga hagati yanyu, umurunga udashobora gucibwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo kubera urukundo mufitanye. Biba bimeze gute muri wowe igihe uwo musemburo uba urimo urakora akazi kawo? Wumva wegereye uwo ukunda mu buryo budasanzwe, kumva umwizeye kandi ukumva mufitanye isano idasanzwe. Ngiki cyo uyu musemburo witwa oxytocin icyo udufasha. Icya gatatu, ni umusemburo witwa adrenaline. Uyu akaba ari umusemburo utuma umutima wacu utera mu buryo budasanzwe. Wakumva ijwi, cyangwa se ushobora kumva ijwi ry'uwo ukunda, cyangwa se ukumva hari umuntu umuvuze cyangwa se umubonye, wumva umutima usa nkaho ushigutse, ukumva usa nkaho ufashwe n'ubwoba bw'ibyishimo, ukumva umutima uteye mu buryo budasanzwe. Biba bitewe n'uyu musemburo witwa adrenaline. Ndetse benshi bakagira stress, navuga ko ari stress nziza, kumva ufite igihunga ariko cy'ibyishimo, ukumva ibyishimo byakurenze, ukasa nkaho wapanitse ariko mu buryo bwiza, atari ugupanika mu buryo bubi. Icya kane, ni umusemburo witwa serotonine. Akaba ari umusemburo ushinzwe kuba utanga umutuzo muri wowe, ukumva utuje, n'imitekerereze yawe ukumva iratuje, urahamye, nta bintu byo kugira urwikekwe. Ibyo bituruka kuri uyu musemburo witwa serotonine. Kumva ufite amahoro muri wowe kubera yuko hari umuntu wuzi yuko uwo muntu wiyumvamo kandi nawe akaba kwiyumvamo, ibyo biguha amahoro muri wowe, ukumva uratekanye. Niyo mpamvu uzasanga urugo runezerewe inshuro nyinshi rugereranywa n'ijuru ritoya. Ni urugo uzasanga nta makimbirane arimo, harimo ubwuzuzanye, harimo kwishimana, harimo ubugwaneza, harimo guhuza urugwiro kuri buri kimwe cyose, kubera yuko iyi misemburo ibirimo iragenda igera ku ntego yayo. Kumva utekereza uwo ukunda kenshi, ukumva mu bitekerezo byakunda kugaruka kenshi. Iyo niyo mpamvu urukundo ari ikintu navuga yuko kidasanzwe, inshuro nyinshi ntabwo gikontororwa n'amarangamutima ya kimuntu, ahubwo
biba biturutse mu bwonko. Ubwonko nibwo bubasha gutuma umuntu akunda undi, niyo mpamvu umuntu ahitamo undi, ariko hari biba byagendeweho. Iyo uyu musemburo witwa serotonine urimo urakora, akenshi mu gihe cy'urukundo ukora iki? Uyu musemburo ntago wiyongera muri iki gihe kugira ngo ubone amahoro n'ibyishimo, ahubwo uragabanuka. Nibyo bituma wumva muri wowe utekanye, ukumva urishimye. Umusemburo wa gatanu ni vasopresine. Ni umusemburo ugereranywa n'icyo twakita commitment, kumva mu ubwanyu harimo ubwuzuzanye, ukumva rwose muratekanye, muruzuzanya. Niyo mpamvu iyo uwo ukunda apfuye akenshi uzasanga amarangamutima ye bene uwo muntu akunda guhungabana mu buryo bwo kurira, amarangamutima atandukanye, kubera yuko bwa bwuzuzanye ubusa nkaho ari urugingo rwawe ruvuye kuri wowe. Ni igikomere kiba kidasanzwe, kugira ngo hazaboneke urundi rugingo rushobora gusimbura urwo ngurwo rwari rwangiritse, inshuro nyinshi biragorana. Noneho kubera uyu musemburo niwo utuma urukundo ruramba rukabaho igihe kirekire, ukumva yuko urukundo rusa nkaho rwamaze gufata intera ku kigero cyo hejuru, bituruka kuri uyu musemburo witwa vasopresine. Akaba ari umusemburo ugaragaza icyo bita ubwuzuzanye. Umusemburo wa gatandatu, endorphine. Uyu musemburo ni umusemburo twakita ko ari umusemburo w'ibyishimo, ariko bitari bya byishimo by'ibyasama, ahubwo ibyishimo bisa nkaho biri karume, happiness ya karume. Kumva umeze neza uri kumwe n'uwo ukunda, utuma wumva uguwe neza cyangwa se uri comfort. Ibyo ngibyo bigatuma muri wowe rwose inshuro nyinshi ugasanga umuntu arimo aragenda abyibuha, kubera ko muri we harimo umutuzo. Ndetse uyu musemburo wa endorphine niyo musemburo utuma urukundo ruva ku ntera imwe rukagera ku yindi, aho umuntu ava ku rukundo rwa romantic love, umuntu akagera ku gika cy'urukundo rwita deep love. Urukundo navuga yuko ari urwo mu ndiba ya buri umwe wese. Ni ibiki umuntu agomba kwitaho cyangwa se agomba gusigasira mu gihe ari kumwe n'uwakunda, cyangwa se ari mu rukundo n'uwo bakundana, kugira ngo urwo rukundo rutazagabanuka, cyangwa se ngo habonekemo ikintu gishobora kuruca mu nkokora cyangwa se kurukoma mu nkokora, rudatera rujya mbere, ahubwo urukundo rugakomeza kwiyongera, rugakomeza kuba ari urukundo rurambye. Nacyo kintu tugiye gusorezaho. Rero mu gihe uri kumwe n'uwo ukunda, ikintu cya mbere ugomba kwitaho, ganira nawe neza. Kuganira nawe neza byongera wa musemburo witwa oxytocin, kandi twabonye akamaro kawo. Wirinde kumubwira ibintu bimubabaza, girana nawe ibiganiro byiza, ibyo ngibyo byongera uno musemburo. Icya kabiri, gumana nawe girana nawe igihe cyiza. Ibyo ngibyo bizatuma umusemburo witwa dopamine wiyongera, wa musemburo twabonye w'ibyishimo. Ikindi cya gatatu, gukoranaho. Inshuro nyinshi uzasanga urukundo hagati y'abantu bakundana, uzasanga urwo rukundo rwiyongera, n'amarangamutima yabo akiyongera igihe bari gukoranaho, icyo bita touch. Nyamuneka, ni iki kiba kijya mbere mu gihe abantu baba bari mu gukoranaho? Byongera umusemburo witwa oxytocin, bityo ukiyongera cyane. Ikindi, ubwo urumva kuganira neza birawongera, ariko noneho gukoranaho bikawongera cyane. Icya kane, gukora ibintu bishya hamwe. Nimba uri mu rugo, uri umugabo ugakorera umugore wawe utuntu dushya, ushobora kumutekera, ushobora kumukorera akantu kadasanzwe, umugore akagukora utuntu tudasanzwe, akagukora agaspeciale, akagukora utuntu dushyashya dusa nkaho ari udusiripurize. Ibyo ngibyo byongera umusemburo witwa adrenaline. Icya gatanu ugomba gusigasira, kubahana no kwizerana. Ibi ngibi
ibi ngibi byo kubahana no kwizerana byubaka wa musemburo twabonye witwa vasopresine, wa wundi utuma habaho ubwuzuzanye. rero reka mbabwire ngo murakoze cyane kudutega amatwi. Ibiganiro byacu nakagaruka, ubundi Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi mwibuke kuduteza imbere mukanda kuri subscribe, ndetse mwibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho ku gihe. Kandi ibiganiro niba byagufashije bisangize mugenzi wawe wumva nawe ubikeneye, kuko ni inama zireba abakuru, abatoya, ndetse ari abari buri muntu wese bitewe n'ikigero cyiwe, kuko iyi channel igiye kujya inyuzwaho ibiganiro byiza kandi byubaka, bigira umuntu aho bikura umuntu naho bimugeza. Ubundi Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Murakoze cyane.